Guys, I hope you're doing good. Nizere ko mumeze neza rero aho muri hirya no hino abari mu Rwanda no hanze yarwo. Today video cyangwa se uyu munsi ikintu ngiye kuberekana akari search gatoya ni ibintu biba biri gutrendinga kuri YouTube channel ziri visible z'abanyarwanda. Uri kubona content ukuntu zimeze. So ariko wenda reka tuvuge tutwenda twandikemo icyo bita jobs. Twandikemo wenda nka job kugira ngo ubashe kureba ukona abandi amasaha 6 amasangaye hari content zagiye zikorwa z'uburyo babona akazi, z'uburyo ushobora kwa applying job opportunities zitandukanye, z'uburyo ushobora kwispecializa mu bintu bigiye bitandukanye. Content nyine zakozwe tuvuge wenda niba usacinze reka dufilteringe turebe, reka tuyungurure twandikemo last aho kugira ngo turebe muri ano masaha asize amasaha iminota 15, iminota 4, iminota 3. uri kubona ko worldwide content zirakorwa ariko amakuru atari meza nuko nyine most of them babikora n'abazungu kuruta abirabura. Nyine uri kubona ko abandi getting a job is for losers. Robert Kiyosaki hano bari kuvuga amateori y'uburyo ushobora kuba self made ukikorera ukagenda nyine nawe ubona amafaranga nyine mu buryo bwiza bwawe utabashe gukora akazi. Impamvu ngo zi video nta n'ikindi bantu banje mutagira ngo ni ibiki, no kugira ngo mbanze mbakorera icyo bita comparison turebe ngo ubundi ni ukubera iki abajene cyangwa se abantu benshi bakritika nyine ngo nta kazi nyine nta mikorere. Ni ukubera yuko most of the time usanga nyine ibintu duhereza umwanya content zikorerwa mu Rwanda nyinshi, sorry to say, ariko birajya guhura n'iby'ukuri ni content zijyanye n'ibintu bimeze na byacitse. Uyu nguyu ngo yajyanye undi ngo muri kumurega, uyu nguyu ngo none ngavuze ngo kuri uriya content mamuzizi nyine ndi kwirinda kugira abantu nzana mu magambo nyine kugira ngo nanjye nyine ntaza kubigenderamo. Ariko no bireba neza uraza gusanga nyine content zifasha umuntu gukora research, kuba yagira ikintu yiyongeraho ku buzima bwe bwa buri munsi, ku kijyanye no kuba yakikorera, ku kijyanye no kuba yashaka akazi, ku kijyanye no kuba yakiga new skills, ku kijyanye no kuba yakihuza na society ikora ibintu nyine biteye imbere ngo nabashe kugira ikintu YouTube imumarira. Ni ikintu urebye neza, ni ikintu muri ibi bihugu byacu byo muri Afrika ariko ngende kwivugira mu Rwanda neza, ni ikintu ubona ko kinyine ni ikintu kidakorwa cyane, kubera yuko umu YouTuber nimba ashobora gukora content yuvuga ukuntu umuntu umwe yajyanye undi muri RIB wenda amurega ko yakwenda yamututse cyangwa se yamuvuze nabi, ugasanga amasaha 8 gifite, dore kurugero nabanga iki gifite 16,000. 16,000 ushobora gusanga harimo umubare munini w'abantu bavuga yuko bari jobless badafite akazi, kandi mu by'ukuri bakabaye byibuze barimo bakora bareba ama content agenda bigisha cyane ko kuri YouTube haba ama content yigisha uburyo ushobora creating a business, haba ari uburyo ki ushobora kuba waka applying a job positions zigiye zitandukanye, haba ari amakuru ajyanye na visa, ama cryptocurrency, ama bitcoin, amakuru nyine menshi cyane kuri YouTube abariho. ariko ugasanga bene wacu cyangwa se majorite y'abanyafrika twikundiye ninde wajyanye undi muri RIB, ninde werekanye winuza ibijyanye n'imyanya y'ibanga, ninde noneho ngo wagize ngo abantu ngo yatwaye ngo amacano, ibintu nyine uzareba at the end of the day ugasanga nta kintu nyine biri kugufasha, nta kintu birimo biragufasha ku kijyanye no kuba nyine icyo kibazo cyo kuba GDP y'igihugu yazamuka, icyo kibazo cyo kuba YouTube channel cyangwa se YouTube channel nayo yagufasha nyine wa mwanya dukoresha telefone yacu, wa mwanya dukoresha nyuma y'akazi, cyane ko nyine benshi usanga nta nakazi bafite cyangwa se dufite, ugasanga n'ubundi nawo uriyongera mu bidutwarira umwanya, ugasanga nyine umwaka urashira undi ukaza umuntu nta kazi afite, ukibaza ngo biterwa n'iki, ukibaza ngo ese ngo ni ikijyanye n'ireme ry'uburezi, abandi ngo ntago job creation nyine ngo ntago amayide atanga akazi ngo yaragize ngo barwemeza miringo bagereza aho bazi. Ugasanga nyine ni ibintu bigiye bitandukanye usanga abantu bagenda bavuga nyine
bimeze nk'urwitwazo, kandi mu by'ukuri at the end of the day ugiye kureba neza urasanga natwe abantu nyine mu buzima busanzwe karandire cyangwa se uburyo dutwara igihe cyacu ni ibintu nanone bitatwemerera kuba twabasha nyine kuba twajya ku isoko ry'umurimo ngo dukompete. Iyi video ntabwo nshaka kiba nini kubera yuko nari ndimo ngenda ndeba nkrosinga ndeba utuntu mu masaha nimugoroba kumwe umaze gukora akazi kabuti, noneho reka nkora nyine ndasynchronizinga ngo ndebe nyine browser ya YouTube nyine content yo mu Rwanda, ko of course mfite email yo mu Rwanda, mbona nyine content zihari nyine na amakuru y'ibyiriwe ibintu nyine ubona bya bintu nyine byo mu buzima busanzwe, ariko nta kintu nyine kijyanye no kuba wenda ngo umuntu ufite ikibazo cyo kuba wenda ashaka imikorere nyine yakunguka iki. Ntabwo ndi kubabwira ngo mureke content zo mu Rwanda, ariko ikintu ndimo ndababwira uzajye byibuze uvuga uti uyu munsi ndafata umwanya cyangwa se rimwe mu cyumweru cyangwa se igihe cyose runaka, byibuze ujya kuri YouTube nawe cyangwa se ku yindi platform ukoresha urebe ikintu ushaka kuzakora nka kariyeri, ucyemvanteho nyine za real estate ziriho. Hano hari nka content nyinshi cyane ku bijyanye na real estate, hariho ama content ku bijyanye na real estate, hari ama content ku bijyanye na cryptocurrency, harimo ikijyanye na website development, hariho ibintu byinshi nyirayo icyo bita social media selling, uburyo ushobora kuba useringa ibintu cyangwa se gucuruza ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Content nyinshi ziriho kandi barakora buri kanya content baba bazishyiraho, uburyo ushaka kwiga software kuzeditingisha cyangwa se gukora ibintu byose biba biriho. Noneho uvuga uti byibuze ngiyewe buri cyumweru nzajya mfata umwanya ndebe mu bintu nshaka kwigaho cyangwa se mu bintu abandi bakora nkabona nanjye bifite amakuru cyangwa se ndanabikunze ni ibihe nyine. Then numara icyo kintu wagihereza iminota 30 kirangije ugaruka uvuga uti noneho byacitse wongere ubirebe nyine, kugira ngo at the end of the day nanone ibyishimo birahenda, nimba bigushimisha simbikubujije, ariko nanone uvuga uti in case nta muntu uzama akazi izi platform nkora mbona ndeba. Kuko ikintu cya mbere ugomba kumenya niba content buri mwanya bari bashyiraho nabo ngabo uri kureba bashyiraho ibintu bimeze nk'aho ari ugucocorana, baba binjije uburyo ubareba nyine bikagutwara umwanya. Wakavuze uti at least nanjye ndabikora abandi babirebe mbone uburyo nanjye mbona amafaranga, atari kuvuga ngo leta ngo cyangwa se ngo abantu bashoramari cyangwa se ngo runaka ngo mu rugo ngo yakabangama akazi kari buri hamwe. Kandi akazi ntago ari ukuvuga ngo isi yarahindutse, ntago ari uwanga uragenda ngo wicare muri office cyangwa se ngo ugiye ngo muri warehouse cyangwa se ngo ugiye ngo muri construction company ngo ugereza akazi ngo ukore ngo ushoropanse ngo ube site engineer uhagarare cyangwa se ngo ube umuganga uvure. Oya, ushaka kujya kuri telefone yawe cyangwa se ukajya kuri laptop yawe ukaba ufite internet, waba utanayifite ugashaka ahantu ukura wifi, ugashaka ahantu ukura wifi, warangiza ugahita uvuga uti ngewe ndahita mfata umwanya wanjye nkora utu tuntu ndatugenera abana banaba, ndabizi biraza kuza kumereza amafaranga, kwa yuko at the end of the day yuko zibina abantu bakabikunda bara appreciating, kandi abantu ibintu byiza nyine baba babizi baranabibona. Opportunity zikaza ukaba wakamamaza, ukaba washyiraho ibintu ukamonetiza kuri YouTube, ushobora gukoresha Google AdSense ugahembwa, ushobora gukora ibintu ugashyiramo advert zawe ukabona abapote customers bakwandikira, ushobora gukoresha uburyo bwinshi butandukanye umwanya ukoresha kuri internet ukabona kubyaza umusaruro kuruta uko ushobora kuvuga ati ngiye namaze akankoresha YouTube cyangwa se nkoresha indi platform, ariko gusa uyu munsi twibanje kuri YouTube. Ariko nta kintu yamakubera yuko naga ndeba amakomedi, ndeba byacitse, ndeba indirimbo cyashya, ndeba ibintu bye bitandukanye, ariko ngewe nta kintu nabashije gushyiraho nyine. Ubwo rero iyi content nashaka kugira ngo mbereke, ariko nta bundi buryo nta kindi kintu nyikoreye, ni uko maze kureba ibintu nyine ndavuga ati ibi bintu nyine mbona birantangaje, ndavuga ati aka kantu reka ngakore, maybe kazagera kuri babiri cyangwa batatu nyine abayireba bose yebe bishaka kugidurira ubuzima, kubera yuko natwe twese tuba twaratangiye dukora YouTube tureba nyine bigatangira reba abantu bafana, at the end of the day nawe ugatangira kugira fan base. Ni kugira ino video rero uyirebe, ariko nanone wicare wige nyine uvuga uti video kuba nyibonye nyine ntago ari ibintu bihuriranye, urebe numva ikureba utangire
ubuzima bwe bwa buri munsi bw'uburyo ukoresha YouTube n'izindi platform, ujye uburebera mu buryo bwo kugira nyine bugaruka. Nibitaba ibyo ngibyo, ibintu bizakomeza kugenda bigorana. Kandi nanone blame nubwo wazishyira ku bandi ngo ntabwo ufite akazi cyangwa iki, blame zigaruka kuri wowe, kubera yuko niba abandi barabikoze nawe wakabaye ubikora. Niba abandi bavuka nawe waravutse amezi 9, nabo baravuka amezi 9 bapfa, nawe uzapfa. Nawe wakagombye kuba wagera ku byabo, cyangwa se niba utanabijyaho ariko ukaba wabasha kubonera umugati ku buryo ikibazo cy'abashomeri cyangwa se ikibazo cyo kuvuga ngo ntabwo dufite akazi nyine bikaba no excuse kabisa. Iyi content rero uyisharinge, uyalikinge, uyikomentinge. Abantu nawe itameze neza nuko nakoresheje Fagana edit ndi bushyiremo kwa message ni straightforward kandi ashaka iza imeze gutya. Ni ibyo ngibyo akomeza ngenda mbatamo n'utundi tuntu bitewe n'uburyo ngenda mbona tubashe guhindura societe gake kutuko abajene genzi banjye cyangwa se n'abandi banduta mukora nyine usanga dufite ama excuse and then ugasanga nuwo binaniye gushaka akazi birangiye akoze ibintu by'ibidega baramufunze cyangwa se bigenza ukundi kuntu. Kandi mu by'ukuri bavuga ko imbaraga z'urubyiruko ari zo zatari, kandi no kubibona ko bimeze. Niba ufite imyaka 25 cyangwa se 20 cyangwa se 30 cyangwa 35, ubwo urumva ko hari amahirwe menshi ko ushobora kurara wicaye ukamara umunsi wose ntacyo uraba, kuruta umuntu w'imyaka 65 yarara yicaye arimo arakora research nyine. Ubuto bwacu tukabukoresha kugira ngo tubashe nyine kuziba icyo cyuho, ibintu byinshi wakuze utiha ubashe kugenda ubyiha nyine gake, ibintu bibashe kugenda bigenda neza. Kora subscribe, like, share na comment. YouTube channel content zacu zigenda ziga umunsi ku munsi. Stay tuned. Ciao.